Bacira umugani mbabamutse umugani uzava ikantarangiza asinge ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu. Ubusabwa aretse ku manga umwagura bwarura agace karacuranga uruvura avugiriza nyiramusambi isabagira inanga. Kabuye kiritse kajya apfunirika njyaruguru imbwa iti mbwe rigapfe. Inka iti moo ntikura dukurane umwana w'Imana. Harabaye ntihakabe harapfuye ntihagapfe hapfuye imbwa n'imbeba hasigaye inka n'ingurube. Kera habayeho umugabo n'umugore babyarana abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Umuhungu akitwa Baba naho umukobwa akitwa Nyashya. Bukeye umugabo aza gupfa. Hashize iminsi n'umugore nawe arapfa. Abana basiga bari imfubyi. Nuko Nyashya na Baba bajya mu ishyamba bakajya batungwa no gutega utunyoni. Hashize iminsi bajya mu ishyamba bakajya batungwa no gutega utunyoni. Umuhungu ashakira mushiki we akazi mu rutare. Hafi aho hari hatuye inyamaswa yitwaga Kizimu, iteye neza nk'impyisi. Inyamaswa yari ifite abana ikagira n'inka nyinshi. Nyashya na Baba ntibigeze bamenya ko baturana n'inyamaswa. Umuhungu yazindukaga ajya guhiga utunyoni, naho mushiki we agasigaraho. Baba agataha nijoro azanye umuhigo akaririmba ati: Nyashya ya Baba nyugururira, mwana wa mama nyugururira, nisha akajeje nakawe nanjye, nisha agaturo nakawe nanjye, nisha agafundi nakawe nanjye, akanini karimo tuzakagabana. Mushiki we ati: baruka rutare Baba yinjire. Rutare rukabaruka. Baba akazana utunyoni bagateka bakarya. Umukobwa yaba afite agafu akarika bakarya. Bwacya mu gitondo mu bunyoni musaza we akabaduka akajya guhiga utunyamaswa two kubatunga. Akica agafundi, akica agakwavu, akica agakware, akica akanuma, bwakwira agataha. Yagera kuri rwa rutare akongera akaririmba. Nyashya ati: baruka rutare Baba yinjire. Rutare rukabaruka, musaza we akinjira bagateka bakarya. Bwacya mu gitondo akabyuka akajya guhiga. Bikomeza gutyo gutyo gutyo. Igihe kimwe haje inyamaswa yitwa Kizimu yari ituye hafi aho. Yumviriza ibyo Baba avuga aririmba. Bukeye nayo iragaruka igerageza kumwigana. Iraririmba iti: Nyashya ya Baba nyugururira, mwana wa mama nyugururira, nisha akajeje nakawe nanjye, nisha agafundi kawe nanjye, nisha agakwavu nakawe nanjye, akanini karimo tuzakagabana. Nuko wa mukobwa yumvise ati: iryo jwi ko atari irya musaza wanjye. Aricecekera. Cya gisimba kigenda gikubita agatoki ku kandi. Ntibyatinze Kizimu yaje gushobora kwigana Baba. Umukobwa ati: baruka rutare Baba yinjire. Rutare rurakinguka. Aho igipyisi kiraje. Ati: ye data we. Ati: sogokuru ngo ukarangira utuzi tw'utudegede. Kizimu ati: turakakudegeta mu. Arongera ati: sogokuru ngo ukarangira utuzi tw'impaza. Kizimu ati: yego mukaka wanjye. Wa mukobwa afata kungu akaranga utuyuzi. Nukabwira cya gisimba ati: rero sogokuru, urutare ukarujya hanze n'urwawe, urutare ukarujya mu mbere n'urwanjye, urujya kurutara n'urwa musaza wanjye. Kizimu ati: ndabyemeye. Nuko akaranga za nzuzi. Uruyuzi rumwe rurataruka rujya hanze. Nyashya ati: ngurwo urwawe ruragiye. Cya gisimba kiriruka kijya hanze. Wa mukobwa ati: fatana rutare. Rutare rurafatana. Igisimba kiragenda, umukobwa agumaho. Musaza waza kuza n'umugoroba yongera guhamagara mushiki we uko asanzwe abigenza. Undi araceceka agira ubwoba agira ngo ni cya gisimba kije. Musaza arongera arahamagara mushiki we aza kumva ko ari we. Abwira Rutare ati: baruka rutare Baba yinjire. Rutare rurabaruka. Baba arinjira asanga Nyashya yagize ubwoba. Ati: nibite? Undi ati: ndeka. Haje ikinyamaswa kimpamagara nk'uko usanzwe umpamagara. Maze ntibaruka rutare Baba yinjire. Rutare rurakinguka. Mbona hinjiye igisimba. Ndakibwira nti: sogokuru ngo ukarangira utuzi tw'utudegede, ngo turakakudegeta mu nda. Ngo ukarangira utuzi tw'impaza, ngo yego mukaka wanjye. Ndakibwira nti: urujya hanze n'urwawe, urujya kurutara n'urwa musaza wanjye, urujya mu mbere n'urwanjye. Noneho uruyuzi rugiye hanze ndakibwira nti: fata. Kirukiye hanze mbwira urutare rurafatana. Kimbwira ko nikigaruka kizandya.
Umusaza we yirirwaho yiranwa icumu n'umuhoro agira ngo nikigaruka cyice, ariko cyari cyabumvirije kimenya ko ahari. Agitegereza iminsi 3 n'icyaza, inzara ibishe ahinduka mushiki we atumenya ari ubwoba bwari bwakwishe, nuko ajya guhiga utunyamaswa. Igihe atarahiguka cya gisimba kiragaruka kirongera kigana babo. Umukobwa agira ngo umusaza we abwira urutare ngo rukinguke. Agiye kubonabona yinjiye cya gisimba, ati ntabwo ibyanjye birarangiye. Akibwiye ngo agikarangire utuzi kiti ntabwo nshaka, gihera ko kiramurya. Umusaza waza kuza asanga cya gisimba cyareye mushiki we, ahamagaye abura umwitaba. Abwira urutare rurakinguka, arinjira acana mu ziko. Arabutswe ku rusenge rw'urutare abona imyenda mushiki we yari yambaye. Arashishoza ashakisha hose aramubura. Nuko araraho aryama ataryamye, bucya ajya guhora mushiki we yitwaje inkoni, icumu, umuheto, imyambi n'impiri. Amaherezo yamenye aho cya gipyisi gituye. Yageze yasanga umwana aragiye ishyo ry'inka, nawe se yagiye guhiga. Nuko aramubaza ati so yagiye sha? Nuko umwana amusubiza ati data yagiye guhiga kure. Baba amukubita inkoni mu bitugu agira ati so ari he? Yandiriye mushiki wanjye. Umwana ati nguhe bihogo uyijyane undekere data. Baba ati ntayo nshaka, hamagara Kizimu. Umwana arongera ati se nguhe sine n'inyana yayo ubijyane ariko undekere data. Baba ati ntabyo nshaka. Arongera amukubita inkoni agira ati ndashaka so, hamagara so. Umwana arongera ati se nguhe sine n'inyana yayo ubijyane ariko undekere data. Baba ati ntabyo nshaka. Arongera amukubita inkoni agira ati ndashaka so, hamagara so. Nuko umwana ahamagara agira ati ye dawe ye dawe ye dawe wagiye guhigira ikinyarundo, erega musaza wa Nyashya yaje hano, namuhaye bihogo yiyangiye, namuhaye sine yiyangiye, namuhaye gitare yiyangiye, urashaka Kizimu cyarwica amakombe rwamubahandi yowe. Kizimu ntiyamwumvise, nuko n'umujinya mwinshi baba yongera kubita inkoni umwana wa Kizimu ati urira iki giti vuba uhamagare cyane, so ndamushaka hano. Umwana arurira n'ubwoba bwose yongera kuririmba agira ati ye dawe ye dawe ye dawe wagiye guhigira ikinyarundo, erega musaza wa Nyashya yaje hano, namuhaye bihogo yiyangiye, namuhaye sine yiyangiye, namuhaye gitare yiyangiye, warashaka Kizimu cyarwica amakombe rwamubahandi yowe. Kizimu amwumvira kure aho yari ari guhiga, nuko aramusubiza ati ndaje 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 ndaje. Kizimu aza yiruka, baba nawe aba yiteguye neza. Agitungukira kure, baba akirasha umwambi mu gatuza kigwa hasi. Kiravuga kiti yororororororo winyica nabi, banza ucura urutoki rw'igikumwe ukuremo mushiki wawe nariye. Nuko baba agica urutoki rw'igikumwe akuramo Nyashya. Mushiki we amaze kumubona agitera icumu arakica, anyaga ibyo kwa cya gisimba byose, za nka zose. Nuko we na mushiki we baraboneza barataha, basubira ku itongo ry'iwabo aho bari batuye mbere mu byishimo byinshi. Sinjye wahera hahera Kizimu cyarwica amakombe. Ibibazo: baba yakoraga uwuhe mwuga kugira ngo babone ibibatunga? Ese Kizimu yabigenje ate kugira ngo abashe kugera aho Nyashya ari? Ni ayahe mayeri Nyashya yakoresheje kugira ngo yikize Kizimu wari umaze kumwinjirana? Baba yabwiwe n'iki ko Kizimu yariye mushiki we? Baba amaze kwica Kizimu yakoze iki?